ibyo byose ni ubugome kandi biri gukorwa byarangiza bikagera no mu binzu y'Imana. None se Yesu ajya kubwira abafarisayo n'abanditsi saba mu nzu y'Imana? Imana iturinde kurya ingo z'abapfakazi, Imana iturinde kurya iby'imfubyi, Imana idutabare, Imana itugirire neza. Bakabivuga nk'ababizi, ariko Yesu arabigisha, aravuga ati nimufungura abantu mwafunze inzira. Umunsi w'emerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Ijambo ry'Imana rirarema, ntabwo ari umuntu ngwibeshye, iyivuze irabikora, yo rurema niryo zina rye. Ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ntabwo ari umuntu ngwibeshye, iyivuze irabikora, yo rurema niryo zina rye. Ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ntabwo ari umuntu ngwibeshye, iyivuze irabikora, yo rurema niryo zina rye. Haleluya, haleluya. Ndumva afashijwe n'iyo ndirimbo. Ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana rirabohora. Nimumvugire ngo amena. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana rirarema, rirema ubuzima, rirema amahoro, rirema amva, riguhaza ibyiza. Imana ishimwe. Ndagarutse ngo tuganire, reka dusenge Imana. Ndagushimiye Uwiteka, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirahumuriza, ijambo ryawe rikomeza abadakomeye, ijambo ryawe rikura abantu mu byaha. Ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe rirakiza. Turagushimiye kubw'ijambo, turagushimiye kuko utubohora kukoresheje ijambo ryawe. Icyubahiro ni icyawe. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe riratubwira ngo ujya kuvuga ibyawe banza ave mu bidatunganye. Hari igihe uvuga nabumva duciye bugufi ngo tubabarire, ubanza utweze kugira ngo ijambo ryawe rinyure imitima yacu. Ijambo ryawe ridukomeze, turirukana Satani, turaheza abadayimoni, turasenze ngo ijambo ryawe ribohora ababoshye, ijambo ryawe rihumuriza abadahumurijwe, ijambo ryawe ridukomeze mu izina rya Yesu, amen. Ndabashuje kandi munyemerere tuvuga ijambo ry'uwaturemye, ijambo dusanga mu Imigani igice cya 30. Tugiye kuganira amagambo arimo kandi aradukomeza. Ndimo ntekereza kuri iri jambo nkibaza ngo mbese iyo uri gusenga uba ufite kwizera? Ese wowe iyo usaba Imana iki? Usaba Imana gute? Imana itugirire neza. Ni gute witwara imbere y'Imana? Mbese Imana yikubwiye ntago wongeraho ibyawe? Imana itugirire neza. Imigani, wanditse imigani akenshi dusanga ari Salomo wagiye yandika iyi migani kuko ni umuhanga ukomeye, ni umunyabwenge ukomeye. Imana yahaye ubwenge bukomeye arandika. Munyemerere dusome duhere ku murongo wa 6. Aranditse ngo ntukagire icyo wongera ku magambo yayo. Amena. Ntukagire icyo wongera ku magambo y'Imana kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Abantu muvugana n'Imana, abantu musenga, abantu mukorana n'Imana, ntukagire ikintu wongeraho. Imana ikubwiye ibyo uvuga, vuga ibyo ikubwiye, wishyiraho akawe gasheregeshwa. Imana itugirire neza, wikongeraho udahinduka umunyabinyoma. Hanyuma umurongo wa 7 aranditse ngo nagusabye ibintu bibiri, ntubinyime umwanya nkiriho. Nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Cyo ni icya mbere. Ntumpe ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ungaburire ibyo kurya binkwiriye, kugira ngo nahaga nkaguhakana ni Uwiteka niki, cyangwa nkaba umukene nkiba nkagayisha izina ry'Imana yanjye.
ntukabeshyere umugaragu kuri shebuja kugira ngo atakuvuma ugatsindwa n'urubanza. Imana itugirire neza. Uyu mugabo Salomo ni umuhanga cyane, yatanze iyi nama aravuga ngo ntukagire ikintu wongeraho ku bintu Imana yakubwiye, cyangwa se niba uvuga amagambo y'Imana ukavuga ijambo ry'Imana ntukiyongerereho ibindi. Hanyuma arangije aravuga ngo Uwiteka nagusabye ibintu bibiri, kandi ibyo bintu bibiri ntubinyime. Naje gutekereza muri iri sengesho cyangwa se muri iri jambo, ndavuga ngo mbese wasaba gutya? Ese we wasaba gute? We yarasabye, asaba ibintu bibiri, avuga ngo ntume gukena, ntasabiriza nkagayisa izina ryawe. Arangiza aravuga ngo kandi ntumubukire ntarengwa nkakwihakana. Reka tuvuge kuri aba bantu babiri muri uru rugendo turimo rw'agakiza. Aba bantu babiri biragoye. Umutunzi yigeze kubaza Yesu, aramubwira ati mbese nakora iki ngo ndaga ubwami bw'Imana? Aramubwira ngo genda ufate ibyo utunze ubigurishe, ubanze ubigaburira abakene, hanyuma uzunkurikire. Icyo kintu ariyumvira, abantu baramuha ati cyakoza iyi nzira ntago tuzi umuntu uzayicamo ukuntu azaba ameze. Ibi bintu biragoye, ibintu biragoye. Rero Salomo we yandika aravuga ati Mana nagusabye ibintu bibiri. Nagusabye kutazakunda ko mumukene usabiriza, kugira ngo ntasabiriza nkagayisha izina ryawe. Nagira ngo ntagira umuntu n'umwe nkomeretsa dukoresheje iri jambo. Kuba uri gusabiriza uyu munsi, amateka nawe Imana yayahindura. Imana yayahindura. Kuko Salomo we yaravuze ati ngewe mbaye umukene nkasabiriza nakugayisha. Hari abantu basabiriza kubw'impamvu, kubw'ibibazo bahuye nabyo, kubw'uburwayi wenda bukomeye bahuye nabyo, umuntu agasaba. Ariko hari igihe Imana ikuzamurika kugira neza na cya kindi wasabye, wamenya wamara kugicunga neza, Imana ikakuzamura ukava mu gusabiriza ukaba nawe wakitunga cyangwa wafasha abandi. Rero unyumvise iri jambo ntuze gukomeretswa naryo, ahubwo rikuzamure, rikuvana mu gusabiriza, hanyuma uzamuke, Imana ikugirire neza. Kandi nanone warasaba aravuga ngo ntumubukire. Abantu benshi iyo dusabye cyangwa se no mu migani hajya hatubwira ngo ingororano y'umukiranutsi ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Rero uwanditse we yaravuze ngo ntumubukire ntarengwa. Naje gukurikira amateka ye, nsanga uburyo yakize, uburyo yatunze abagore, uburyo yaguye, Mana yanjye ni ibintu bigoye. Nagira ngo turimo turaganira, muri abantu bazi ijambo ry'Imana, murankurikiye. Mbese wowe ishengesho ryawe rimeze rite? Ese ubu bukire ufite cyangwa se uri gusaba buzatuma wubaha Imana? Mbese urimo kubwubahiramo Imana? Urimo kubiheshamo Imana icyubahiro? Imana itugire neza. Nge naje kumva aya magambo, ndayakurikira, ndeba n'uwayavuze, ndeba n'iherezo rye, nsanga byaramugoye cyane. Urabizi Salomo avugana n'Imana n'ahamagarwa, Imana yamuhaye ubwenge, asabye Imana ubwenge, Imana imuha ubwenge, imuha n'ubutunzi, arakira, mbese atunga abagore, ngo yongeyeho nyine n'abinyongezo niko nabyita. Urabizi ko yatunze abagore 1,000. Ariko ugereranije n'iherezo rye ntabwo mbona ko ari ryiza. Kubera iki? Kubera ko ubutunzi bwamubanye bwinshi, abagore, ibiki byose bimubana byinshi. Ariko hano yari yasabye mu migani ngo ntumubukire nazakwibagirwa. Mwabakire mwe munkurikiye, mufite amafaranga, mufite imodoka nziza, mufite umugore uraniyongeza n'abandi, ariko se iri jambo ryakubwira ngo iki? Koko ubukire Imana yaguhaye bukwibagize ko kuba ubayeho ari imbaraga z'Imana, birakwibagize aho wavuye. Mbese wibagiwe ko no kugira ngo ubugereho habaye Imana. Mbese urebe urugendo rwawe rw'ubuzima ukuntu wagenze naho ugeze, byabaye ibikomeye cyane. Bamwe twajyaga tujya kwiga ugafata amenyo ukayogesha ibyatsi, bamwe twajyaga tujya kwiga dutwaye impamba mu birere, abandi twabitwaraga mu myenda. Mbese byarakugoye, ariko Imana irakuzamura iguha ubukire. Nk'ubu batubwiye ushobora no gutunga abuzukuru n'abuzukuruza ugereranije aho Imana yari ikugejeje. Ariko reka nguhitiremo
ubu bukire wabonye ntibutuma urengwa ngo wibagirwe Imana yo mu ijuru yakurokoye, ngo wibagirwe Imana yo mu ijuru yabuguhaye, ngo wibagirwe Imana yo mu ijuru ikwicajije aho hantu, ngo wibagirwe Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwo butunzi. Imana ihimbazwe. Imana yaguhaye ubwo bwenge, ikaguha ubwo butunzi, ikaguha izo modoka nziza, ukaba ugenda mu mahanga. Aho hose ni umugisha Imana yaguhaye, ariko muri wa mugisha Imana niguhe n'ubugingo. Haleluya! Kuko ngo ingororano z'umukiranutsi ni ubukire, icyubahiro, hakazamo n'ubugingo. Niba ufite ubukire hakaba hatarimo ubugingo, umenye yuko byose birangiriraho. Byose ni ukwiruka inyuma y'umuyaga, byose ni ukwiruka inyuma y'umuyaga. Bazagushyingura mu isanduku nziza, ariko ntibazabiguhambana. Nagira ngo nkubwire, Imana niguha ubugingo. Ubugingo buruta imyambaro, ubugingo buruta ubukire, ubugingo buruta amafaranga, ubugingo buruta abana, ubugingo buruta abagore, ubugingo buruta byose. Nimumvugire ngo amina. Haleluya! Nimwakira ubugingo, ubugingo buhoraho. Nta bundi ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Hanyuma ubwo butunzi Imana yaguhaye, hanyuma ukabukiranukamo. Hanyuma nawe uri umukene, nta hantu Imana itagukura, nta naho Imana itakugeza. Reka mbasabire ngo Imana ituvane muri bwa bukene bwo gusabiriza, bwo gutukisha izina ry'Imana, ahubwo ituzamure kugira ngo tudasebeshira izina. Imana ishimwe. Rero yaravuze ati, nagusabye ibintu bibiri, ntubinyime umwanya nkiriho. Kuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Haleluya! Imana nigukuraho ibitagira umumaro, nigukuraho ibinyoma. Hanyuma ubutunzi ufite bari ubutunzi butarimo uburiganya, bari ubutunzi butarimo ibindi bintu. Imana itugiriye neza. Kuramo ibinyoma, Imana igukuremo ibinyoma. Iguha ubutunzi, ubutunzi buzima, nta gakiza. Ngo aho tubika inyenzi n'ingese ntago bizabirya, ni mu ijuru. Haleluya! Ubwo butunzi ufite ubwubahishamo Imana. Ubukene ufite kandi umenye yuko atari ko bizahora. Imana yakuzamura, ikakuvana kugusabiriza, ikakuvana kukujya rimwe, ukaba warya kabiri nawe, cyangwa ugarya gatatu bikemera, ukaba wabyuka mu gitondo ugafungura bikemera. Imana ishimwe, kuko nta hantu Imana itagukura, nta naho itakugeza. Yashubije Salomo, ikamuha ubwenge, ikamuha ubukire, ikamuha ubutunzi. Mbese Imana yamuhaye ubutunzi, imuha ubutunzi kugeza ku rwego abuprezantira n'abami n'abakomeye bakajya baza kubureba. Ibyo byose barabibonye. Nta kimana itaguha, ariko ikiruta byose ni ubugingo. Nshuti zanjye, nagira mbabwira ngo ubugingo buraruta byose. Ubugingo buraruta imyambaro, ubugingo buraruta amafaranga, ubugingo buraruta. Nimwakira ubugingo buhoraho. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya! Imana ishimwe. Munyemerere tujye muri Matayo igice cya 23. Igice cya 23 umurongo wa 13 haranditse ngo, Yesu aburira abafarisayo n'abanditsi. Mwumve bwoko bw'Imana. Imana irimo irababurira ngo ubugingo buraruta ibindi bintu byose. Ubugingo nibwo tubifuriza. Harababwira ngo, ariko mwebwe abanditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko mwugariye ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo. Namwe ubwanyu ntimwinjiremo, kandi n'abashaka kubwinjiramo ntimubakundire. Mwebwe abanditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko mujya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya. Nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta iry'abandi. Imana idufashe, Imana idukomeze. Iri jambo rirakakaye. Aba babwirwaga nta bantu b'abahanga cyane, kuko aba bantu b'abafarisayo n'abanditsi nta bantu babaga barize iby'amategeko. Nta bantu n'imitwe ikomeye kandi yakoreraga mu madini. Abantu basobanuraga ibyanditswe neza kandi bakabivuga nk'ababizi. Ariko Yesu arabigisha, arabwira ati, nimufungura abantu mwafunze inzira. Arabwira ati, mwandyarya mwe muzabona ishyano, mwugariye ubwami bw'ijuru. Mwarabwugariye. Imana itugire neza. Nimufungure ubwami bw'Imana n'abantu babwinjiremo. Imana itugire neza. Mwafunze ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimwinjiramo, kandi n'abashaka kwinjira
mwarababujije ntimubakundira. Mwebwe abanditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi. Imana itugirire neza. Uzi kugira ngo ubu ufite ubukire Imana yaguhaye, ariko wifuza no kurya iby'abapfakazi, iby'imfubyi. Imana itugirire neza. Mwabujije abandi kwinjira, nimukingure, ubugingo buruta byose. Nimukingure mwinjire, ubutunzi nta kintu bwakumarira. Mwabyumvise ko Salomo yavuze ati igihe nasabye Imana, yarabisabye, ariko nubwo yabisabye Imana yamuhaye ubukire, ariko ubukire nta hantu yabugejeje. Ubukire Imana yamuhaye, yaragiye yifungira inzira yo kujya mu ijuru ntiyayibonye. Namwe ndababwira, mwandyarya mwe mw'abafarisayo mwe, ngo mufungure abantu binjire. Mwibera abantu intaza, mwirebera abantu urugi ngo mukinge, nimwinjire n'abandi babone kwinjira. Imana iturinde kurya ingo z'abapfakazi. Imana iturinde kurya iby'imfubyi. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Rero ni ijambo rikomeye, kandi Yesu ntago ahangaha yavugiye mu migani, ahubwo yatuye abwira abantu ko bafite uburyarya, bari kugaragariza abandi ijuru, nyamara bo batari kurijyamo. Imana itugirire neza, iturinde ubu buryarya, iturinde uburyarya buri mu madini n'amatorero, iturinde uburyarya ari kubavuga butumwa tubuyobora abandi kujya mu ijuru natwe tutajyayo, iturinde uburyarya buri kubahanuzi duhanura abandi tutihereyeho, iturinde uburyarya buri kubatambyi babwira abandi ijuru nyamara nabo batarijyamo. Barimo barya ingo z'abapfakazi, barimo binjira ingo z'abantu. Imana itugirire neza, Imana idusure cyane. Nimugaruke, Imana itubabarire, Imana itugirire neza. Haravuga ngo mwandyarya mwe, muzabona ishyano. Birakomeye. Nagira ngo ngusabe ntube muri aba bantu b'indyarya. Imana ibona ikitegereza, yashungura yatera hejuru, kakubonamo uburyarya. Gasanga ubutunzi ufite waraburiganije, gasanga burimo ibyaha, gasanga ugombye gutera rokari kugira ngo ubibone. Mbese urakora ibizira kugira ngo ubibone. Abandi kubera ko bifite, ugafata akana k'agahungu gatoya, uri umudamu wenda wagize ibyago urapfakara, ugafata umwana w'umuhungu ukamuhebera shuga mami, ukamuhonga ubutunzi, ukaba umuhonga amafaranga, ukamuhonga imodoka, ukamugira umukozi, ukamuhindura igikoresho cyawe. Ibyo byose ni ubugome, kandi biri gukorwa, byarangiza bikagera no mu binzu y'Imana. None se Yesu ajya kubwira abafarisayo n'abanditsi, saba mu nzu y'Imana, si abantu, si imitwe yarwaniraga ubutumwa bwiza. Imana iturinde kuba abafarisayo, Imana iturinde ubufarisayo, Imana iturinde uburyarya, kandi budukize mu izina rya Yesu. Abanteze amatwi, mureke tugire isengesho ryiza ritagize ibindi ryongeyeho, ahubwo duce bugufi imbere y'Imana, twisabira Imana ngo Mana, hari aho watuvana, hari naho watugeza, kandi abo yagize aho igeza uvuge ngo Mana, muri ubu butunzi wampaye, muri ubu bwenge wampaye, muri ibi bintu wampaye, ndashaka kubikubahiramo, nkabiguhesherezamo icyubahiro. Ndumva ariyo ngamba twafata, hanyuma twe kuba mu bafarisayo b'indyarya, twe kuba mu banditsi b'indyarya, barimo barya abapfakazi, barya imfubyi, barenganya. Imana itugirire neza. Urakoze wowe unteze amatwi kumvirira ijambo. Ndumva twagira icyifuzo cyo gusenga, ngo dusengera abamaze mbese kumva hari aho bageze, kumva ubwo butunzi bafite hari aho bwabagejeje, mbese bamaze kurengwa. Abandi noneho n'ubukene barimo buri gutuma batuka Imana bakayihakana. Nyemerera dusenga Imana, tubasengere. Kandi numva nawe hari aho ijambo ry'Imana ryagukoze, ushaka guca bugufi imbere y'Imana, wowe mu rugo rwawe wahuri, uca bugufi, Imana irakubabarira kandi iraguhindurira amateka, iraguhaza ibyiza, iraguha amahoro. Gubwa neza. Reka dusenge. Uri Imana ihambaye, imbabazi zawe n'urukundo rwawe nibyo bituma tudashiraho. Ijambo ryawe ritugezeho. Uyu yagize icyifuzo Salomo, asaba Imana ngo Mana, ngo ntuzatume mba umukene, ngo sabirize, ngo ngayishe izina ryawe. Arongera arasenga, aravuga ngo ntuzame gukira, ngo nibagirwe, ngo ndengwe, hanyuma bituma nkwibagirwa. Mwami Imana, dukurikiye amateka dusanga hari uburyo yarenzwe, hari uburyo yitwaye nabi. Turasabye
mwami abumvise iri jambo bagasanga nabo hari uburyo batari kwitwara neza ubababarire, kandi abumvise iri jambo bagasanga bari mu rwego rw'abasadukayo n'abafarisayo n'abantu b'abanditsi b'indyarya bakaba bemeye guca bugufi bakagusaba imbabazi ubababarire. Turasenze Mana kugira ngo babarire imitima yose yumvise iri jambo, umuntu wese umweze, hanyuma ubu bugingo twifuza buri mu ngorane utanga turabusabira imitima yacu, turabasabira abumva ijambo ryawe, turasabira abantu bose bakwizeye ngo uduhe ubugingo kuruta ibindi byose. Urakoze Mana, senze shima nizeye mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom, mugubwe neza.